umupromote ugezweho umenye yuko kuriya The Ben yahuye na ASHTON HALL ari ukubera kagarara urukumva kagarara niwe mustari wazanye ASHTON HALL ahura na The Ben bivuze ngo The Ben ejo bundi najya gusubira hamwe yabaga azagera amubwira ati uranzi nitwa The Ben ninjye muhanzi one of the kind mu Rwanda uranyibuka cyagiye turi kumwe na kagarara nagazavuga ariko mami nawe urimo gukabya urukumva kuba kagarara yagejeje icyamamare akageza umukire urenze aba coach Gahere Kabumu wageze imbere ati mbaza ni umuntu ukomeye birumvikana yarari ku rwego rukomeye iri ya respect iri ni ishuri coach Gahere ndaguhamagaye please ariko sinkubahutse mbabarira turakubaha ukumva urumukira abantu bose twirwa tuvuga ngo urumukire mbabarira umunsi umwe uzaremera ndakubwiza ukuri ASHTON HALL avuze ubutumwa ku isi yose niwe muvuga butumwa uvuga ibintu bikanakorekera ASHTON HALL even ASHTON SMALL from God ikintu cyose ndababwiza ukuri bahanuzi ba pastoru bantu mwese muvuga Imana muri kino gihugu uyu mugabo mumwigira kuko ni umukozi w'Imana uvuga ibintu byanyabyo yarangiza akarabishyira mu bikorwa oya utazapfobya abakozi b'Imana barabikora uri kubyumva ariko uzatinya umuntu uri kumva wibohora amafaranga nkariya akibohora imodoka nkiriya akabihereza umuntu batakuranye bataziranye badafite icyo bapfana uwitwa Rutambi yabakoresheje challenge wimbwira Rutambi mwana bura Rutambi tugaruke mu biganiro bya mbere bakoranye namufanaga uri kubyumva nanamukundaga ariko hagabanutseho rimwe kwijana bivuze ngo ndi kumukunda 99% ntacyo bitwaye kuko ni umunyarwanda nta makuru mbonye aka kanya uwitwa YAGO yashyize ibintu kuri Instagram ahakurikiranirwa ubutumwa bumara igihe gitoya arandika ati ishyari mpora mbabwira ndabaha uyu munsi nejo muzatangira kubona inkuru zisebya kagarara cyangwa zivuga ko asigaye yiyemera kagarara wirinde cyane batazakugeye cyangwa se batazakurangiza nka dore imbogo vava gogo aba bose Imana yabateye iteka ryo kumenyekana ariko nta nubwo mukibibuka ubu butumwa buhatse iki YAGO igihe uri Musanze ushaka guspending night ahantu hameze neza haryoshye waza muri Home Bar and Restaurant Company Limited niho hantu nageze hari abaseriveri bameze neza cyane metero nkeya uturutse ku muhanda werekeza mu Kinigi usa nugana Cyanika metero nkeya kuri Santere Umwari hitwa kuri Santere Umwari aho bita Home Bar and Restaurant yego bagufitiye igikoni kimeze fresh sana bagufitiye amacumba ameze neza cyane bagufitiye icyo kunywa kimeze nguhaye ikaze wowe udahwema kubana natwe by'umwihariko wakoze subscribe hano kuri Main Empire udukurikira uri mu Rwanda wumva ururimi rw'ikinyarwanda udukurikira uri ku migabane itandukanye y'isi udukurikira wibereye aho ngaho mu kazi kawe turagushoje njyewe nitwa The Pure in Main Empire ndi kumwe na mami how are you I'm good you are good I'm good I'm okay I'm fine I feel much better how is weekend is good I'm blessed I thank God okay Imana mbere ya byose niki kigushimishije kurenza ibindi Hallelujah Hallelujah ngwinurare uri kumva iwacu uri kumva baharaye uri kubyumva shimishijwe n'inkuru ya kagarara murabizi ko ari byo ndi kurya muri no miss ndimo ndayireba umva ikandyohera nareba ibyamubayeho bikandyohera umva yego abakunzi ba Main Empire nkuko basanzwe babikurikira tugenda tubagezaho update 5 kuri 5 kagarara cyangwa se ASHTON SMALL kugeza ubu ngubu yamaze kuba ashyikirizwa imodoka nyuma y'urugendo rw'iminsi itari mikeya yatangiriye muri Ghana hura na mugenzi we ASHTON HALL n'ibintu wakiriye gute bugira ngo akoka umva hari umugabo usezeranya yarangiza gasoho za amasezerano yego yari yarabivugiye hehe muri Ghana uri kubyumva yego
abantu benshi ngo Kagarara ngo yahawe ngo imodoka ngiri mu bwoko bwa Lamborghini abapaparazi batakurikiranya amakuru ahava Kagera ariko umurigent umugentleman ASHTON HALL akigera mu Rwanda iserekana yuko atari nk'aba bastari babeshya basezeranya ibintu batazasohora. Kuba yahawe imodoka ni kimwe ariko tugaruke kuri ziriya reaction kuri ya gushagarwa kuba hagarariwe n'abantu badasanzwe reba The Ben yari gukora performance yagenewe Kagarara ni umva ntakubeshya je numvaga ari AI ntago wabyizeye mano oya hari ukuntu ukundwa sibyo bitewe n'ukuntu utari warabipanze mu buzima bwawe n'ukuntu nta mbaraga wabishyizemo kugira ngo wenda nyine yabishyizemo imbaraga ariko nta mbaraga z'umurengera nk'uwo byagaragaye nyine mano we ibaze umuntu umwe mu gihugu Kagarara ari kuririmbirwa na The Ben wumvise ari amagambo yari muri iriya ndirimbo ko yavugaga ubuhamya bwa Kagarara guhera up to Z. Bino bintu yo tubireba no yavuga ngo manu ngukura ku cyavu naga challenge bashyizeho ntaga yaririmbye ko yaririmbye Take You My God uri kubyumva ariko noneho hari indi ndirimbo ya The Ben ngo manu ukura ku cyavu ngukicarana n'ibikomangoma uri kumva nkahita ndeba noneho kuntu The Ben yicaranye na Kagarara na ASHTON HALL undi mana nkavuga ati mana erega bagombaga kubikora kuko niyo mu promoter ugezweho muri East Africa. East Africa isi yose please chaka mvugira ako kantu kuko iyo uri kuvuga ngo East Africa ubu upfubeje ibintu ubu wabigize ibintu byoroshye nta kubishidikanyaho kubera ko umunsi n'urugendo rwatangiye ku itariki ya 26 ubwo uyu munyesport cyangwa se uno wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga bijyanye no gukora sport kwirukanka ndetse no gukora kubaka umubiri mu buryo bugiye butandukanye yitwa ASHTON HALL n'umunyamerika n'icyamamare yego gikurikirwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye akurikirwa n'abantu benshi cyane yatangiye tuwaye akorera muri Afrika gahera muri Ghana ariho yagiye ahurira cyangwa se Kagarara yagiye amusanga kugira ngo bakomezanye nkuko byari byitezwe byari byizwi ko buri gihugu azageramo azakura mu murejande waho uhagarara icyo gihugu ariko birangira ASHTON SMALL cyangwa se Kagarara abamize bose uyu munsi bari mu Rwanda bageze mu Rwanda bashyikirijwe cyangwa se Kagarara yabashije kuba ashyikirizwa imodoka ashyikirizwa miliyoni yego zo gushinga business ASHTON HALL yavuze ko atarazi igihugu cy'u Rwanda ako kantu gatindeho yego gatindeho ntago yarazi igihugu cy'u Rwanda yakimenye kubera iki yamenye umwana w'igihugu mbere yuko amenya igihugu n'abanyagihugu baprofitiramo niyo mpamvu nari nshaka ngo kavuge niyo mpamvu nari mvuze n'ubu ni mu promote ugezweho umenye yuko kuriya The Ben yahuye na ASHTON HALL ari ukubera Kagarara uri kumva Kagarara niwe mustari wazanye ASHTON HALL ahura na The Ben bivuze ngo The Ben ejo bundi najya gusubira hamwe yabaga azagera amubwira ati uranzi nitwa The Ben ninjye muhanzi one of the kind mu Rwanda uranyibuka cyagiye turi kumwe na Kagarara nagazavuga ariko mami nawe urimo gukabya uri kumva nagazavuga ngo ni The Ben twahuye nta kindi azarenzaho Kagarara bagiye kujya babanza bavuga ati ASHTON SMALL uramuzi tuvugana ari ASHTON SMALL Kagarara ni izina ririroko ari The Ben ninde uri kubaha undi ninde uri kubaha undi ari Kagarara na The Ben of course The Ben ari kubaha Kagarara ariko ikintu mushimiraho ntiyigeze amwubahuka The Ben yamye ari daddy kuri Kagarara kubyumva ariko ubu ngubu none bamaze kubona none ko Kagarara ari umuntu yatumira mu nama bakicara kuri table imwe akabanza akamumenyesha ngo dukora iki urikumva uko byari bimeze yaramutumira gati ngwino mfite show hano ngwino wamfasha gutya tukabikora atabanje kumubaza ariko ubu ngo azabanza mutumire abaza mubaze ese twakorana iki ndagira ngo aka kantu twongere tukagarukeho ASHTON HALL yavuze ko yamenye igihugu cy'u
cy'u Rwanda kubera ASHTON SMALL. Yego. Kagarara. Bivuze ngo nta makuru na make yari afite ku gihugu cy'u Rwanda. Mujyama bura ntago ari gukabya. Oya ntago ari kubeshya none niba atanazi u Rwanda His Excellency bo ntago azi. Oya reka His Excellency ashobora kuba muzi ariko amenya ko nawe bagutunguye hari ibihugu bakubaza ntubimenye. Ariko ibyo byo kuri iyi kuko yaravuze ati honestly bimeze gutya. Noneho amplis muri Afrika yo baba yifata nk'igihugu kimwe. Mugabo ngewe nabonye mwana mugabo rero ni umukozi w'Imana. Uri kubyumva uzatinya umuntu utagenda ngo yishyire imbere ngavuga ngo ibi bintu ngo mbikoze ku bwanjye akabanza avuga ngo from God cyenda ikintu cyose ndababwiza ukuri bahanuzi ba pastoru bantu mwese muvuga Imana muri kino gihugu uyu mugabo mumwigira kuko ni umukozi w'Imana uvuga ibintu bya nyabyo arangiza akarabishyira mu bikorwa. Oya utazapfobya abakozi b'Imana barabikora uri kubyumva ariko uzatinya umuntu uri kumva wibohora amafaranga nkariya akibohora imodoka nkiriya akabihereza umuntu batakuranye bataziranye badafite icyo bapfana. Uwo muntu ntago ari umukozi w'Imana. Noneho kugira ngo umenye umuntu uzi Kristo birahagije ko ufite mwuka wera ariko ntutume hari undi muntu ubasha kumumenya. Rero ndakubwiza ukuri ASHTON HALL avuze ubutumwa ku isi yose niwe muvuga butumwa uvuga ibintu bikanakorekera. ASHTON HALL even ASHTON SMALL kuko baba bari gufashanya nawe arimo aravuga ati God no kugira ngo umenye yuko abanyarwanda uri kubyumva n'abandi bantu bose bo ku isi bamenye izina Yesu Kristo uri kumva bakaba bari kuvuga ngo Jesus is King. Warebye uriya fisi uriya ukina amafilimi ubyibushye uri kubyumva uriya mujama asanzwe ari umusiramu uri kubyumva ariko kubera yuko yashakaga kuzamura attention ya ASHTON HALL yagiye yandika ngo aya ngo nyine ngo ni ASHTON big urumva atashyiraho ngo Jesus is King. Uri wari wabona umusiramu wemarara akavuga ngo Jesus is King. Oya ariko hari abasiramu babariri tandukanye icyo kintu baramwemera kuko ni Musa sibyo ariko nyine kugira ngo bagende bamwishushanyijeho kumwishushanya yaraga nta bitaniye. Wenda ibyo byo ni ibintu biri ku giti cy'umuntu ariko ntago kimwe nuko tutahamya ko ari nawe kandi ibyo nta nubwo twanabigenderaho ahubwo reka twigarukire kuri respect wabonye mbere yuko Kagarara ahura na The Ben uburyo yahuye n'abakire Coach Gael wabibonye bugira ngo Imana wabonye nanone Imana wabonye uburyo muyoboke bari gukubita hirya no hino ngo muyoboke ari kujya hirya akagera iruhande rw'amarido uri kumva akajya kwegerayo akareka abayobozi bakabanza bakavugana uri kumva akareka The Ben arimo ariko The Ben burana wagira discipline ya danger arimo aravuga arimo arabwira ASHTON HALL amabwira ati karibu dukora ibi bintu gutya na gutya na ASHTON wo mu Buhinde nawe ufite icyongereza nk'icyange arimo aramubwira ati gutya na gutya sha ASHTON SMALL wafatwaga nk'umuntu ukomoka from nowhere hano mu Rwanda kuko byonyine kuba yahuye na bari abakira bazaniye noneho icyamamare kinabarenze bari abakira batabashaga kuba bamwegera ngo bagire ibyo bavugana n'iki kuba Kagarara yagejeje icyamamare akageza umukire urenze aba Coach Gael kamwageza imbere ati mbazaniye umuntu ukomeye birumvikana yarari ku rwego rukomeye iri ya respect iri ni ishuri Coach Gael ndaguhamagaye please ariko sinkubahutse mbabarira turakubaha ukumva urumukira abantu bose twirwa tuvuga ngo urumukire mbabarira umunsi umwe uzaremera umunyarwanda nushaka ntuzabigeze ku rwego rwa bira bakoreye Kagarara ariko uzaremera umunyarwanda hatarimo kuba uvuga ngo nyine ngo Kigali Universe ngo harimo ibintu byawe ngo uri gucuruzamo ngo zirazoga zawe n'ibiki uzamuremera umuntu umunsi umwe tuboneka amateka yahindutse kandi Coach Gael ni umwana mwiza ibyo yanabikora ariko baranabikora ntago ari ngombwa kuri kamera oya kuri kamera rega ni isomo biba biduhaye isomo natwe tukareberaho ikintu tureba ni uburyo kuzamura impano wa musanzu bashyiragamo kuzamura impano z'urubyiruko wa muntu ukomoka from nowhere hari ukuntu abantu bafashanya cyangwa se bagafasha abantu bitewe naho bakomoka naho bavuka cyangwa se n'izindi nyungu babategerejemo ariko ASHTON HALL yabikoze reba iminsi yose bamaze mu mahanga bagenda batembe n'amafaranga menshi cyane reba ngereka nkubwire shingiye ku byo nabonye ASHTON HALL yakoreye ASHTON SMALL ni yarekeraho
uri kubyumva ariko kuba yarengejeho imodoka akarenzaho n'amafaranga mana kagarara noneho abundi bajya bavuga ngo umugani wo mu kinyarwanda ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda uzi ko kagarara yarize uri kubyumva none yageraho abibubu abikiragi ararakara amera gutya ubuntu byamurenze nyambona yashatse kurira biranga biramurenga mwana ngiye biriya bintu nabonye atari babikoresheje biriya bintu nanjye aho narindi uri kubyumva umutima wanjye ndavuga ati byanyabyo Kagara bamuhaye imodoka byanyabyo miliyoni 5 ziratanzwe mu madolari byanyabyo ibintu birabaye nyine nabonyemo indi shusho nabonye bari gukoreshwa n'undi mwuka uri kubyumva undi mwuka nabonye ibintu dore Imana yakoze ibintu byari birimo Imana uri kubyumva n'abantu batayemera bamenye ko Imana ibaho kandi ikorera mu bantu. ASHTON HALL yabivuze yabikomojeho yabigarutseho cyane ni urugendo muri rusange bari bamaze iminsi bakora bageze i Kigali basuye ibice bimwe bigiye bitandukanye bagiye mu cyaro niba ari mu cyaro cyangwa se ahantu hereye ku ruhande hamwe Kagarara yakoreye za video babumba amatafari nyine bakoreyemo naga highlight cyangwa naka video kari gutrending ubu tuvugana kamaze kurenza miliyoni 60 banza wumve mbabarira wumve yuko uri kumva reba ama miliyoni yose yagakurikiye mbanza wunyumvira yuko uri mugabo adasanzwe ASHTON HALL ngiye narindi kumubona ari kogosha Kagarara uri kumva ibintu byose ari kubikuraho arimo na presenting man Kagarara sinze hari AI bari gukoresha Kagarara bamugize gasongo bamunganyishije gutya nanjye Kagarara nabonaga ari kungana na Goliath bitewe n'icyubahiro bari bamuhaye basuye cyangwa se bageze ahantu hagiye hatandukanye basuye BK Arena uwitwa Rutambi yabakoresheje challenge wimbwira Rutambi Rutambi tugaruke mu biganiro bya mbere bakoranye namufanaga uri kubyumva nanamukundaga ariko hagabanutseho 1% bivuze ngo ndi kumukunda 99% ntacyo bitwaye kuko ni umunyarwanda wacu ariko ariyemera nago nakunze speech yakoresheje arimo aravuga ngo ngo ngiye ngo ASHTON HALL ngo namwemeje wowe usanzwe witoreza ahantu niko akazi kawe nicyo kintu wirirwamo kuba wamwemeje se urumva ari bya danje yakuruye uko ashoboye kandi yatsinze pe urumva ngo yasheseho Kagarara umpitamo kubita ngo push up 170 mwana washimye basi ko yabashije kugera ku iseta yawe akaba yanahageze basi n'abantu bakabona ibyo ukora ari Kagarara na Rutambo watsinze undi ninde se Kagarara ahora atsinda niyo yaba yanatsinzwe sinabi ubyibuke ko muri rusange ubwo yashakaga guhangana n'uyu ASHTON HALL ubwo yari Rutambi nyine ASHTON HALL yabanje kumubwira ati niba ushaka guhangana nanjye banza uhangane n'uyu nguyu Kagarara niwe superstar banza uhangane n'uyu byagaragaye ko mu biganiro bitandukanye bagiye bakorana by'umwihariko kwa MIE aho bagiye babikorana n'ubundi ubona ko Rutambi yasuzuguye Kagarara bobonaga ko na hariya atashakaga kuba yagirana imishyikirano ya danje na Kagarara ariko reka sibyo n'umusazi atinya nyina sibyo bubugize opportunity abantu bageze iwabo urikumva none bwabwiyemere bwawe burakomeza kuza koko urikumva ngiye nyine niyo mpamvu ndikubwira ati urukundo namukundaga rwagabanutse ntago yitwaye neza pe nk'umuntu waragiriwe amahirwe yo guhura na bari abastari 3 ugakomeza uzana mikene wanyu ejo mundi ngiye nimara kwigurira indeye abantu bazava ngo mami ngo twariganye ngo vipi ngo nakubonye hano mwamutwara ibintu bikimeze gutya mukajya musharinga ibiganiro byanjye mukanakora subscribe tuzagukunda hari ibyo watweretse ushoboye byiza tugushyigikire tugukunda wabikoze bene wacu nitwagafashe ntago bazi kubifiringa nyine ngo bumve kurenza uragurura cyashaka ASHTON HALL kandi ASHTON HALL ari kukwereka ngo superstar n'uyu ni Kagarara uri kurwana niki bivuze ngo Kagarara iwabo ntago arimo kwizerwa se nk'umuntu urenze Kagarara arizerwa usibye Rutambi nabonye nyine byagaragayeho gutyo nyine byuko nyine yafobeje nyine Kagarara ukabona ntago bimeze neza cyane nk'uko yarakwiye kumuha icyubahiro kiwe nimba ASHTON HALL yamuhaye icyubahiro wowe urinda wo kumva yuko udashaka gupezanya nawe tugaruke kuri iriya reaction ya Kagarara akimara gupfukukwa amaso cyangwa se gupfukurwa amaso yeretswe imodoka
ndetse n'inyuma y'uko yaramaze gusinyirwa sheke y'ibihumbi 5 by'idolari, ubwo ni miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda arengaho ibihumbi 500. Iriya reaction y'akagarara ya ASHTON HALL ubyangu byemera umuvuge, uriya niwe muntu urenze ubu tuvugana. Iriya reaction wayakira ute, wayibonye ute, ni irihe shusho byaguhaye? Shange iriya reaction sibyo, usibye ko nahise mbona akagarara abaye nk'igiti, uri kubyumva, abaye nk'ibubu. Ngiyewe kubwanye n'ukuntu nzi kuntu nde emotion, ngiye nari no kwikubita hasi singiye kukubeshya, uri kubyumva. Sha Imana we, hari ibintu ureba ukumva birakurenze pe. Ira emotional urumva, none nkabona ASHTON HALL ni nkaho nta kintu akoze, ni nkaho nta kintu avunguye, gatavuga ati from God, ni Imana ibikoze si njyewe. Ubundi abandi batabaza ati he wabonye urikumva. Yego, ari amarangamutima. Akagarara yarize, amaso aratukura, uri kumva, ariko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda. Byari byamurenze nyine no guseka byanze, ahubwo ameze nk'umuntu nyine warakaye ufite ibibazo byamurenze, ameze nabi. Yego, rero sha Imana iba nk'umugisha abantu rwose, mufata time yanyu mukajya kunezeza abantu mudafite icyo mufana, usibye ko ari abantu, mukabaha ibyiza nka biriya. Imana ibaha umugisha aho muherereye hose, abo tuzi n'abo tutazi. Ni ibyishimo birakekwa ko ku rugendo rw'uyu ASHTON HALL ari kugirira muri Afurika rushobora kuba rugiye gusa n'urusorejwe hano mu Rwanda, nubwo tutazi ngo harakurikiraho iki. ASHTON HALL yabivuze, yababwiye yuko nyine aricyo gihugu cya nyuma hano muri South Africa agiriye mu rugendo we na ASHTON HALL. ASHTON HALL nyine agiriye mu rugendo we na ASHTON SMALL. Ubwo ibindi birakurikira nko muri Amerika n'ibindi bintu tutazi, ariko urugendo rwo muri South Africa ni hano. Nkuko twabigarutseho mbere, twavuze ko uko bigaragara buri gihugu bagiye bakandagiramo superstar yari ASHTON SMALL muri rusange. Buri wese yabaga afite amatsiko yo kureba uyu hatari wa danje habuze umwemeza. Ariko nta makuru mbonye aka kanya, uwitwa YAGO yashyize ibintu kuri Instagram ahakurikiranirwa ubutumwa bumara igihe gitoya, arandika ati ishyari mpora mbabwira, cyangwa se yatangiye ati ishyari mpora mbabwira, ndabaha uyu munsi n'ejo muzatangira kubona inkuru zisebya akagarara cyangwa zivuga ko asigaye yiyemera. Kagarara wirinde cyane cyangwa se batazakurangiza nka dore imbogo vava gogo. Aba bose Imana yabateye iteka ryo kumenyekana, ariko nta nubwo mukibibuka. Ubu butumwa buhatse iki? Byari ibintu nkora abakunzi banyana kuri Men Empire bakagira ngo sometime banafashe n'akantu cyangwa ndi kwigirisha. Yego, ni ukuri kw'Imana urumeza, ubisobanura urumeza, dore urumeza ruhise runyuzura kubera iryo jambo se, kubera iryo jambo, bitewe n'ukuntu ndi gukunda akagarara, bitewe n'ahantu Imana yamukuye n'ahageze. Ntabwo naratekereje icyo kintu cy'ahazaza, uri kumva, ariko nyumva ibyo bintu umugentleman yavuze, urumeza ruhise ruza. Ikintu kinyenyeke ni kimwe, uri kubyumva. Mugani dore imbogo ko yaje akaduha ibyishimo, uwo bita gororiyoza nawe akaza gogo akaduha ibyishimo. Ninde muntu uri kumenya iwabo, ninde muntu uri kumwibuka, uri kubyumva. Abantu batangiye nkaba rutambi nyine bari kuvuga ati ngiye nshaka guhangana nawe, sinshaka guhangana na Kagara, nyine bigira ukuntu. Ejo nibatangira kuvuga ngo Kagara ari kwiyemera, ngewe nama nagira Kagarara noneho nambwiye ati iyemere, urukumva, kandi wimubategeza niba mbanze nkubwira ikintu nshatse kuvuga. Nimba utiyemeye abantu ntibakwemera, kugira ngo ASHTON HALL agera ahagera n'ubu turi kumuririmba turi kumuvuga. Ikintu cyamuranzweho ni ukwiyemera, ntibamwemeye kuko bavugaga ngo ubu buzima uri kubamo, ibi bikoresho uri gukoresha nta muntu uri kuri urwo rwego, uri kubyumva. Inama nagira Kagarara rero nawe iyemere mu byawe, uri kumva, wemvestinga imari zawe ahantu hatandukanye, ubane n'abashoboka ko mubana, kuko n'ubundi aba bantu bavuga ngo nguriyemera ngo uzaniyemera, n'ubundi ntago icyo abakorera cyose bazanyurwa.
wowe kora utuntu twawe uzakora utuntu twawe bucece ubikore neza hanyuma finally ujye ubereka ngo ngeze kuri iki. None se ubu ngubu Mutesi Jolly hari umuntu utazi ko yiyemera? Hari utazi ko yiyemera ariko yaje akatwereka inzu hariya urkumva inzu y'ikitabashwa nta n'umwari wo mu Rwanda n'umwe urabigerageza. Tuve ku cyo kwiyemera twese duhita tuvuga ati uyu muntu nubwo abantu bavuga ati gusangira nawe kubonana nawe kumitingana nawe mu bintu nk'ibi ngibi ntago bikunda ariko byibura dore icyabaho ugiye. Tuve ku cyo kwiyemera iri sanisha cyangwa se rino shushanya agaragaje by'umwihariko ku batambutse bagiye bagira femu bikarangira ibaye igihe gitoya. Nta kintu ivuze, nta kintu, ntabwo bishobora kuba bigaragaza ko ugerageje kuzamuka ya femu n'iki hari abantu baba bari hariya biteguye kugira kumurangiza se n'ubundi sibyo. Gusa nyine icyo nababwira cyo Abanyarwanda n'abantu bo muri iyi si nuko harimo abantu batizera Imana sibyo, kuko nimba wizera Imana banza umenye yuko agati gateretswe n'Imana nago gahungabanywa n'umuyaga sibyo. Kandi umuntu wese urenze nk'ubu ngubu nanjye sindenze ku rwego rw'abantu ko babishaka, ariko abanjyana inzara ni benshi, abantu bavuga ati bira uburimo ni benshi urkumva, ariko Imana yagufashe urkumva ikagukomeza ikaguha ububasha n'ubushobozi baze biremera urkumva. Nubwo abantu bakurwanya nta kintu bageraho, nta muntu uva muri iyi isaha y'ibitageze. Gogo yaratashye, dore imbogo yaratashye, yari isaha yabo, yari igihe cyabo. Bibigereranya n'abandi bantu ngo batangire kwatura ibintu bibi ku muntu urkumva. Yago tuzatekana kagarararinzwe ntacyo abaye zabaho azaramba, kandi isi yose izagomeza imenye yuko ari mu mwuka w'Imana, kuko nta muntu uri kumwe n'umwuka w'Imana uri kumwe n'Imana ujya ukorwa n'isoni. That's it. Mami reka ngushimire cyane. Vugira ngo Imana. Reka ngushimire cyane. Nanone Imana. Yes we. Ndagushimiye. Nanjye ndagushimiye cyane Defiwa. Urakoze cyane. Ni ikiganiro cyangwa se ni bimwe mu byaranze uruzinduko rwa ASHTON Hall mu Rwanda. Ni bimwe mu byaranze ibirori byo guha Kagarara impano by'umwihariko wavuga ko benshi bagiye bagaruka, ndetse n'abanyurubwite bagiye bavuga ati ni impano y'Imana cyangwa se n'Imana ibikoze kugira ngo abashe kuba yabigeraho. Ariko reka tunashimire uyu mugabo nanone pe. Turamushimira yuko atarobanuye. Yego. Kandi nubwo ababouncer biwe bageragezaga kubakumira bakagerageza kubigiza ku ruhande, ariko hari abana bari bakeneye ASHTON Hall by'iburangana bakoreho. Harimo bayo Bogari, harimo n'abaraba ba Fisi Kibonge Nyamunini, n'abantu benshi yagihereza opportunity bakabonana. Rero reka tumushimira yuko uriya mugabo afite umutima kabisa, n'Imana imuhumugisha. N'abandi bantu nshaka guhindabo zabo tubashimire bakiriho, tunababwire ko tubakunda. Uwo bita Murungi Sabeo ku Isimbi TV yarakoze cyane. Uwo bita uhagarariye MIE bita Irene Murindahabi yarakoze cyane. Baga promoter barakoze cyane. N'umugabo bita Sumani nawe yarakoze cyane. N'abandi bantu bose tutavuze hano mwarakoze cyane kugira ngo Kagarara abaru wariwe bamushyira hagaragara. Yego ndagushimiye cyane. Nawe ndagushimiye. Iyi ni Main Empire, kora subscribe, ibiganiro amakuru agiye atandukanye ku byamamara entertainment n'izindi nkuru zitandukanye tuzajya tugenda tuzikugezaho. Yari Mami, namushimiye cyane, namwe nabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiye cyane. Njewe na Defiwa, amahoro y'Imana akomeza abameho. Ukunda gutembera, ukunda kuberwa hamwe na style zitandukanye, dore ugomba kubarizwa na Main Empire Shop, aho imyenda ihurira n'ubwiza bujyanye no gukomera. Twabazana imyenda y'abagabo n'abagore, noneho abakerarugendo bo tubafite imyenda ikoze mu mabara meza adakanga inyamaswa n'ingofero nziza z'uruziga. None se ukunda imyenda ikomeye kandi myiza, Main Empire Shop turaguha style gutandukanye n'abandi igatuma ugaragara byihariye. Akarusho, uguze imyenda iwacu turagukorera delivery aho uri hose. Main Empire Shop, ibiciro byacu ni byiza bidashidikanywaho kuko binogeye buri wese. Dukorera i Musanze mu isantere ya Kinigi. Waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0771888333. Wanadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Main Empire Shop. Main Empire Shop, natural, confident and original. Main Empire Shop, dore style ihumeka umwimerere. Wow. Main Empire.